Ishangi Radio TV, radio yawe, radio yacu, radio y'abanyarwanda. Itangazo ubuyobozi bukuru bw'ihuriro ry'abavuzi gakondo mu Rwanda buributsa abavuzi gakondo ko nta muvuzi gakondo wemerewe gukora ibi bikurikira: gucumbikira abarwayi, gukura ibyinyo no guca ibirimi, kuzingura abagore batwite, kuzunguza imiti mu muhanda no kwidandaza mu masoko. Nta muvuzi gakondo wemerewe kujya muri expo atabimenyesheje urugaga. Nta muvuzi gakondo wemerewe gukora inama atabimenyesheje urugaga n'inzego z'umutekano. Icyitonderwa mu rwego rwo guca akajagari gakabije gakomeje kugaragara hirya no hino mu gihugu, nta muvuzi gakondo wemerewe gukora atarujije ifishi mu ubuyobozi bw'inzego z'ibanze zikemeza ko bamuzi. Nta wemerewe kuva mu karere akajya gukorera mu kandi atayitwaje. Nta wemerewe kuva mu karere akajya gukorera mu kandi atayitwaje. Murasabwa gukurikiza aya mabwiriza kuva mu cyumvira itangazo. Bikorewe i Kigali tariki 22 Nzeri 2023. Utanze itangazo ni umuyobozi w'abavuzi gakondo mu Rwanda, Nyirahabineza Gertrude. Kugira ngo witwa bakangure. Bakangure. Uyu ni umuvuzi gakondo rero twasanze ahazwi nko ku isoko ry'inka aho bita ku rupangu. Yari yanitse imiti ya gakondo hasi rwose ku gafuka kiwe, yango namwe muramubona. Ahangaha rero ni mu kagari ka Nyamagana, by'umwihariko ahazwi nko ku rupangu. Aha rero turabona uyu muvuzi gakondo aravuga ati: "Je nta cyangombwa na kimwe mfite kandi nari naje kuvura." Urabona ko imiti yari yanitse hasi ku butaka rwose, ayishyira hasi rwose, aravuga ati: "Je ngomba kuvura abantu ku butaka." Yavugaga ko rero aturutse mu kagari ka Musamu, by'umwihariko aravuga ati: "Ngewe atari ko dukorera i Kigali." Dore ko cyane cyane iyo babeshya abantu babwira yuko ngo bakorera i Kigali. Kigali yabaye Kigali rero, uje wese azakangisha abantu ko avuye i Kigali, nuko noneho umuturage nawe akaza avuga ati: "Abantu bavuye i Kigali." Ariko se wa muturage we wowe ubifatira imiti urabona ari byo koko? Banazanye ibyangombwa ndabifite mu rugo nkorera. Hehe ukorera? Nkorera ku mashuri ku Musamu, dukorera Nyabugogo ku mashuri. Oya yabanza umbwire ku mashuri ku Musamu he niho nshaka kumenya. Ari ku muhanda ujya i Karere. Muwe mudugudu. Reka mutesi yo kumukabisa byose n'ubunini bagitaha. Aya hose nagiye mbibona imeze bityo. Ariko ntari ko wavura abantu, ntari none se Mwabi kwabishyira ko ahangaha rero barakubwira bati nahazwi nko ku rupangu, ahazwi nko ku isoko ry'inka. Ahangaha rero uyu musore yanitse imiti ku muhanda rwose ku gafuka kiwe nk'uko nawe bireba. Arangije aravuga ati: "Ubu ngubu ngiye ndimo kuvura abantu, ndetse dukorera i Kigali." Ukibaza abo bantu bakorera i Kigali se bakorera ku mufuka? Ese uwo muvuzi, iyo kampani ikorera ku mufuka ni kampani ki? Ibi ngibi rero ni bimwe baba bafashe bakagenda bagashyiramo ibyo bishakiye, ubundi hasigaye bagaha abantu, ubundi hasigaye akavuga ati: "Yenda umuvuzi gakondo." Kigaragara rero urabona ko biri ku mufuka nyine, ni ibintu bigaragaza yuko rwose ari ikibazo ndetse gikomeye, gikwiye gushyirwamo imbaraga. None se kwabishyira ko Nyuma yuko rero ubuyobozi bw'ihuriro ry'abavuzi gakondo mu Rwanda Rwanda Network butangaje ko nta muvuzi gakondo wemererwa kudandaza imiti mu masoko cyangwa se mu muhanda, cyangwa se by'umwihariko ngo abashe kugenda ayizunguza nk'uko birimo bigaragara. Ishangi rero TV yasuye akarere ka Ruhango, hanyuma igera mu murenge wa Ruhango nyine n'ubundi mu kagari ka Nyamagana, ahazwi nko ku rupangu. Hanyuma aho ngaho tuhasanga umuvuzi gakondo rero witwa Bakangure. Uwo muvuzi gakondo witwa Bakangure rero twasanze nta cyangombwa na kimwe afite cyerekana yuko ari umuvuzi gakondo. Cyakoze imiti yari yayishyize mu muhanda ahagera muri Rugurura. Ibi ni ibintu bigaragara ko Madamu Nyirahabineza Gertrude yabifasheho ingamba zikomeye. Aravuga ati: "Rwose inzego z'umutekano mudufashe, inzego z'ubuzima mudufashe kugira ngo abavuzi gakondo bagenda bacuruza imiti mu muhanda bacike." Abavuzi gakondo bagenda bagaragara, ati umuvuzi gakondo arava mu kazi kuwo agahita ajya muri gakondo, yava ku bukarana akajya kuri gakondo, yajya mu wava mu bufundi yava mu bwarimu akajya muri gakondo, yava mu bucuruzi yahomba akajya muri gakondo. Ugatubona ko ari ibintu bidasobanutse rwose. Hanyuma rero nshuti mukunzi w'Ishangi TV, reka nkubwire ngo ibi ni ibintu rwose bihagurukiwe cyane. Wowe rero urimo bikora, menya ko bidashoboka, ni ibintu bibi cyane, ni ibintu bibi cyane, ubimenye.
urasabwa kongera gutekereza ese nakora iki kugira ngo tubungabunge ubuzima bw'abanyarwanda. Ijisho ry'umuturanyi rigomba kuboneka. Nyamuneka n'ubuntu umuvuzi gakondo wanditse imiti ku muhanda yaba yijyanye mu isoko ahari hose, menya ko ibyo bintu bitemewe, koresha uko ushoboye ubimenyesha inzego z'umutekano. Abo ngo bakubwira ngo baje kuvurira mu rugo iwawe, bavuga ngo baje kugira ibyo bakuramo, baje kugira ibyo bavanamo, ongera witonde urebe. Mbese inshuti mukunzi Shangi TV, urabyumva gute inshuti mukunzi Shangi Radio TV? Ongera urebe, tunga rero y'agatoki abo bantu kuko ntago byemewe. Niba ari umuvuzi, abo barwayi nibamusange ku ivuriro rye hanyuma abavure. Nabyo gutesha agaciro ubuvuzi gakondo ntabwo ari byo, ibyo ngibyo byo gusanga abantu mu ngi wabo ntabwo ari byo. Numubona yinjiye mu rugo ngo aje kuvura, uzatunga agatoki gusa, inzego z'umutekano zibimenye ko uwo muntu yahinjiye. Nicyo ngicyo usabwa, nta kindi. Wundi hasigaye inzego z'umutekano zigakora akazi kazo. Hanyuma reka nkubwire ngo kwishangira Radio TV, kwishangi TV, reka nkubwire ngo turahabaye 5 kuri 5 kandi gahunda ni ntugasaze. Dukomeza twiganirira tukubwira ngo iki ni igihe kiza tugomba gukangura umuvuzi gakondo agashaka ibyangombwa kibaruza kugira ngo ajye ku murongo mwiza. Yuzuza ira afishi rero bamusaba kugira ngo najye mu murongo w'abavuzi gakondo banyabo. Kandi wirinda abantu bakomeza kukubeshya bakubwira ngo ntabwo ari byo. Oya, nibyo. Menya ko iyo fishi ari iri bugufa. Ikigaragara rero nuko abavuzi gakondo muri iyi minsi buri wese akazavuyemo, yava mu bukarane, yava mu bufundi, yava mu kazi ko mu rugo, ahita kata muri gakondo, ubundi asigaye agatangira agacuruza, akitwa dogiteri ku mugaragaro. Ngira ngo rero nawe nkuko bireba urabona umudogiteri rwose urimo kuvura abantu hariya ku Rupangu, ubwo ni mu karere ka Ruhango, mu murenge wa Ruhango, mu kagari ka Nyamagana. Apa n'abandi barimo bavuga ngo barimo kwandika bavuga ngo ninjye muyobozi cy'ingenzi gusa nuko inzego z'umutekano zagagombye kubijyamo cyane, zigakosora gahunda y'abavuzi gakondo barimo bagenda bacuruza imiti mu muhanda. Ibi bintu ntago bikwiriye kuko Minisiteri y'Ubuzima ntago irimo kubishaka. Nyuma yuko rero by'umwihariko Habineza Gertrude ashyize itangazo ahabona ribuzanya gucuruza imiti ya gakondo mu muhanda mu masoko atandukanye, urabona ko by'umwihariko hari abavuzi gakondo bakirenga kuri iryo tangazo bagakomeza bagacuruza iyo miti ya gakondo. Ndetse by'umwihariko hari naho uyu we twamusanze ari hafi rwose ahantu hegereye ruhurura, ukibaza se ruhurura uyu muntu uzaza kugura uyu muti azawugura gute? Umuti uri muri ruhurura. Abantu nibasobanukirwe bamenye yuko bakwiriye kugura imiti ya gakondo bakayigurira ahantu hakwiriye, ahantu hadafite umwanda, by'umwihariko ikanahabwa agaciro, ikwiye guhabwa agaciro. Mu by'ukuri ntikomeze kuba ari imiti isuzuguritse kuri uru rwego. Imiti isuzuguritse kuri uru rwego ni ibintu bibabaje, biteye agahinda. Kuba imiti ya gakondo ariyo miti ikwiye gusuzugurwa gutya, niyo mpamvu rero Habineza akomeje kuvuga ati wapi nta muvuzi gakondo nzemerera ko azunguza imiti. Igihe ni iki rero kugira ngo ubuvuzi gakondo buvugurure bujyanye n'igihe, bujyane n'icyerekezo, kuko apana kwanika imiti mu muhanda, apana kuroga abanyarwanda witwaje yuko ngo nta muntu wagufashe. Oya, ibi ntago bikwiriye. Umuvuzi gakondo nakorere mu rwano hazwi. Uyu rero nawe yasomye asanga ntibishoboka rwose. Arasomye asanga ntibishoboka. Minisiteri y'Ubuzima imaze guhuza abahagarariye abavuzi gakondo mu rwego rw'igihugu, yahise inabaha n'ibaruwa yo kwerekana komite nyobozi by'umwihariko ku rwego rw'igihugu, ariyo ihagarariwe na Madamu Habineza Gertrude, umuyobozi w'ihuriro ry'abavuzi gakondo mu Rwanda. Ndetse by'umwihariko yongera no kugaragaza neza yuko iyi komite igiyeho kugira ngo ikemure ikibazo cyari gihari cy'abantu bari barimo babiba amacakubiri mu bavuzi gakondo. Irababwira ngo kuva uyu munsi Uwimana Beata hano kuri ibaruwa niko harimo havuga arahagaze kugeza igihe azongera kumenyesherezwa ko ari umuyobozi w'abavuzi gakondo cyangwa se atariwe. Kuva uyu munsi rero w'iyi tariki Minisiteri y'Ubuzima nta yindi tariki iratangaza yo kwemeza yuko Madamu Uwimana Beata ari Vice Perezida, kubera yuko yavanyweho icyizere. Uyu munsi arahagaritswe, nta nshingano n'imwe agomba gukora. Nkuko twaze tubireba rero ku ibaruwa y'umujyi wa Kigali, nanone bongeye kumwandikira bamubwira bati Madamu Uwimana Beata turagusaba kongera gukurikiza amabwirizwa wahawe na Minisiteri
y'ubuzima by'umwihariko wongere ugende ukurikiza inama baguhaye kugira ngo ibintu bigende neza. Nta gikorwa na kimwe rero wemererwa gukorerwa mu mujyi wa Kigali kivuga ubuvuzi gakondo cyangwa se kivuga kuri umuyobozi w'abavuzi gakondo, ahubwo turakugira inama wongere usange Minisiteri y'Ubuzima muganire kugira ngo babashe kuguha izindi nama niba izo wahawe utazumva neza. Niba izo wahawe utazumva neza wongere usange Minisiteri y'Ubuzima hanyuma muganire. Shuti bakunze Bishangi Radio TV, namwe bakunze Bishangi Focus TV, namwe bakunze Bishangi.rwa, reka tubabwire ngo izi ni inkuru zicukumbuye tuba tugira ngo tubamenyeshe, kubera yuko mu ihuriro ry'abavuzi gakondo harimo kugaragaramo ikibazo gikomeye cy'abantu bagenda bigumura, ndetse by'umwihariko bakagumura n'abandi bavuzi gakondo, bigatuma rero bateza akajagari mu gihugu cy'u Rwanda, bitwaje yuko ngo abavuzi gakondo nta muntu bakoraho. Rimwe na rimwe bavuga bati twebwe dufite imiti dukoresha, nta muntu wadukoraho, nta wagira gute, ariko ngira ngo ahari iyo miti mukoresha ngira ngo bameze imbere, ngira ngo bamwe mwarabyumvise ko nabitwaga abamasayi na babandi bagenda biyambika ibikoyi ngo na abamasayi. Ibyo byose leta y'u Rwanda yarabahagurukiye kugira ngo basobanuke. Kuvuga rero ngo abazunguzayi bahagaritswe ntabwo ari kosa, ubimenye.